Ndagusuje nkwifuriza amahoro imigisha biva ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndagushimiye cyane wakanze kuri subscribe ndetse nawe ugiye kuyikanda kano kanya kugira ngo ube umwe mu banyamuryango b'iyi TV yacu ya Ben Kwizera TV. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi igume kukunezeza, ikugirire neza muri byose kandi ikumvire uko bwije ndetse n'uko bukeye. Tugarutse mu kiganiro cya Gospel Talk aho tuje kubanyuriramo amwe mu mahirwe abizera bafite isi idafite, cyangwa amwe mu mahirwe abizera bafite isi idatanga, isi idashobora gutanga cyangwa kumva, kuko biva ku Mana kandi bigashingira ku kwizera n'umubano wihariye n'Imana. Muri Yohana wa mbere 12 haranditse ngo, icyakora abamwizeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere abizera bafite isi idafite ni uko ari abana b'Imana. Ikindi kintu cya kabiri, aho bari hose imbaraga zibateye Imana ihinduka umwanzi w'abanzi babo. Muri make iyo uteye umukiranutsi cyangwa umuntu wizeye Imana, Imana yo ihindukirira kumurwanirira ikaba umwanzi wawe. Urugero twatanga, umugabo bita Pawulo cyangwa Sawuli, igihe yarenganyaga ubwoko bw'Imana, Imana yaramusanze iramubaza ngo, Sawuli undenganyiriza iki? Kandi ari ubwoko bw'Imana yari arimo ararenganya. Muri make rero Imana yabaye umwanzi w'umwanzi w'abantu Sawuli yarwanyaga. Ikindi kintu cya gatatu abizera bafite isi idafite cyangwa idatanga, iyo basenga ntibasaba umugisha, ubwabo Imana yabahinduye umugisha. Muri make bo ntibasaba umugisha kuko bazi ko babereyeho kubera abandi umugisha. Ikindi kintu, ubwabo inzira bacamo bazi ko arizo Imana ishaka, cyangwa bazi ko inzira bacamo ari umugambi w'Imana, bari mu mugambi w'Imana cyangwa bari mu mujyo umwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo inzira bacamo bazi ko ari Imana ishaka ko bagomba kuba, kuko umuntu wese wizera Imana aba azi iby'Imana ishaka ndetse n'iby'Imana yanga. Ikindi kintu, bagira amahoro no mu makuba. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo, no mu byago nzaririmba ngo ndi amahoro. Nubwo uyu muyaga wuzuye imbaraga, ariko Umukiza niwe utubera umucyo. Niko umuririmbyi nawe yaririmbye aravuga ngo, nubwo uwo muyaga wuzuye imbaraga natwe twegereye ku nkombe y'uruzi. Ni ukuvuga ngo bagira amahoro no mu makuba, bazi ko batagomba kwirwanirira. Imana y'amahoro cyangwa Imana isi yaremye isi n'ijuru niyo ibarwanirira, ntago birwanirira, ahubwo niyo bafite intambara, niyo bafite ibibazo, baririmba ko bari amahoro, bagaragaza ko bari amahoro, kuko baba bazi ko hari iri hejuru y'izo mbaraga zose igomba kubarwanirira. Ikindi kintu, batunze ubwenge buva ku Mana butuma babana n'abantu bose amahoro, bakabana n'abantu babanga, bakabana n'abantu babakunze, bakabana n'indyarya, bakabana n'abantu babagirira neza, bakamenya kubana n'abapagani ndetse n'abakristo, kuko batunze ubwenge butangwa n'Imana. Nawe rero uharanire gusaba ubwenge butangwa n'Imana, kugira ngo utunge ibintu ab'isi badafite cyangwa ab'isi batabona. Ikindi, bafite amahirwe y'umuzuko kuko bazi neza ko nyuma y'urupfu cyangwa nyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye avuga ngo, nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Bazi ko nubwo umuntu w'inyuma asaza, ariko umuntu w'imbere we agenda akura, agenda aba mushya, agenda aba mushya. Niyo mpamvu bizera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Niyo mpamvu bavuga ngo nta mukiranutsi upfa, ahubwo arasinzira. Niyo mpamvu abizera umwami nk'umukiza wabo, cyangwa Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bareba ibyo abandi batabasha kurebesha amaso, babona ibyo ab'isi batabona, kuko Imana ibaha amakuru y'ejo ndetse n'ejo hazaza. Mbese babaho ubuzima bwo mu gihe kizaza kandi bari mu gihe cya none, kuko baba bafite amakuru,
baba bagendana amakuru bazi uko ubuzima bw'ejo buhagaze, kubera ko batunze iby'isi idatunze cyangwa ab'isi badatunze. Ikindi batungishije benshi kuko ari abana b'Imana. Muri make bagaragara nk'abatariho, ariko amasengesho yabo basenga amanywa na nijoro atungishije abantu benshi cyane, arinze imipaka myinshi cyane, arinze abaturage benshi cyane, kuko ari abana b'Imana bafite umugisha wo gusaba icyo bashaka, maze Imana ikakibahereza kuko ari abana bayo. Ikindi batunze agakiza k'ubugingo buhoraho. Abizera Yesu Kristo bahawe ubugingo buhoraho, ni ukuvuga ko batazacibwa burundu n'Imana, ahubwo bazabana nayo iteka ryose, kuko Imana yakunze isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urwo ni urugero twari twifashishije rwo muri Yohana 3:16. Ikindi kintu abizera bafite isi idafite cyangwa isi idatunze ni ukubabarirwa ibyaha byose. Mu isi umuntu ashobora guhanirwa amakosa ye, ariko muri Kristo ibyaha byose byihanishwa n'urupfu, barabihumeka cyangwa birababarirwa. Dushobora kwifashisha Abaroma 8:1 handitse ngo, nuko noneho abari muri Kristo Yesu ntago baciriweho iteka cyangwa ntago bazacirwaho iteka. Ikindi kintu nanone, amahoro n'imbere mu mutima, batunze amahoro mu mutima yabo, mu mitima yabo bahorana amahoro. Isi ishobora gutanga ibyishimo by'akanya gato, ariko Kristo aha abamwizera amahoro arambye aturuka ku Mana. Ni ukuvuga ngo abantu batunze iby'isi idatunze bahorana amahoro muri byose, baba bari amahoro mu ntambara, baririmba ko bari amahoro mu byago, baririmba ko bari amahoro mu makuba, baririmba ko bari amahoro mu nzara, baririmba ko bari amahoro. Igihe cyose bahora bari amahoro. Amahoro n'abanjye ndabasigiye, amahoro yanjye mbaha, si nk'uko si itanga ariko mbaha. Ni ukuvuga ngo Yohana 14:27, Yesu yasize avuze ko amahoro atanga atari nk'ayo ab'isi batanga. Ikindi kintu abizera bafite isi idafite, turi gusoza, ni uguhabwa umwuka wera. Abizera bahabwa umwuka wera uba muri bo, ukabayobora, ukababwira ukuri, ukabaha imbaraga zo kubaho uko Imana ishaka. Ibyakozwe n'intumwa 1:8 haranditse ngo, kandi nimwakira umwuka wera muzahabwa imbaraga nabamanukira. Icya gatanu cyangwa ikindi kintu dushobora kubabwira ni ugukundwa n'Imana nk'abana bayo. Abizera Yesu bahinduka abana b'Imana, ntago bakiri abashyitsi cyangwa abimukira cyangwa abanyamahanga imbere y'Imana. Yohani 1:12, nanone twifashisha urwo rugero twatangiriyeho, handitse ngo, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kubaho nk'abana b'Imana. Tugana ku musozo, ikindi kintu ni ibyiringiro mu buzima niyo ibintu byanze. Ni ukuvuga ngo niyo ibintu byanze bahora bafite ibyiringiro ko ejo bizakunda. Nubwo uyu munsi bitakunda, ariko ejo baba babona ko hari agacu k'ibyiza, hari intumbero y'ibyiza, hari ibyo Imana izakora. Bahorana nzayimana kuko izabagirira neza, bagendana amakuru. Mu gihe isi itanga ibyiringiro by'igihe gito, abizera bafite ibyiringiro bidafite umupaka cyangwa bidafite iherezo. Niyo ibintu biba bibi cyangwa bibaye bibi, ariko bahorana icyizere cy'uko ejo n'ejo bundi Imana izabagirira neza. Dushobora kwifashisha Abakorinto 2:5 haranditse ngo, kuko tubaho twizeye si ukubona. Ikintu cya karindwi cyangwa ikindi kintu tugana ku musozo, ni ugutsinda urupfu n'inkomyi zose. Mu gihe urupfu ari intambara ya nyuma y'umuntu wese, abizera Yesu bafite ibyiringiro byo kuzazuka no kubaho iteka. Yesu aravuga ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yapfa azongera abeho, cyangwa azongera agire ubundi buzima bushya.
ibyo byanditswe muri Yohana 11 umurongo wa 25. Tugana ku musozo, ikintu twasorezaho mu bintu twari twabateguriye, amahirwe abizera bafite isi idatanga cyangwa ab'isi badashobora kubona, ni ugufashwa na Kristo mu bigeragezo cyangwa kubana na Yesu mu makuba n'intambara n'ibigeragezo byose. Isi ishobora guterana, abantu bakakurwanya, abantu bakakwanga, abandi bakakugambanira, ariko Yesu ni umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba, ni umufasha utabura gusanganira abamwizeye n'abamutabaza amanywa nijoro. Ni ukuvuga ngo aho Yesu umukeneye uba wizeye, Yesu arakwigaragariza akakurwanirira intambara uzi n'izo utazi. Kandi reka nkwibutse mwene data ko izo akurwanirira utabasha kubonesha amaso nizo nyinshi cyane kurusha izo wowe urwana cyangwa izo urwana urebesha amaso. Niyo mpamvu amahirwe abizera bafite isi idatanga ikintu gikomeye. Yesu aturwanirira intambara tutarebesha amaso, akazirwana mu buryo bw'umwuka, akagenda adutegurira imitego yose y'umwanzi n'imbaraga zose z'umwijima, ariko twebwe tutabirebesheje amaso. Muri make, amahirwe abizera bafite arenze kure iby'isi cyangwa ab'isi. Nubwo bashobora guhura n'ibigeragezo n'intambara n'amakuba n'ibyago, ariko bafite ibyiringiro, amahoro n'urukundo rudashira ruturuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ibyo ni bimwe rero twari twaguteguriye mwene data, bigaragaza amahirwe abizera bafite isi idafite cyangwa isi idashobora gutanga cyangwa ab'isi badashobora kubona cyangwa gutanga. Nawe ushobora gutekereza ibindi, wabiduhereza muri komanteri kugira ngo tujye tuguma gufashanya kubaka ubwami bw'Imana, dufasha abantu kubaho mu buryo bw'umwuka ndetse no kwaguka mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Ukabishyira muri komanteri kugira ngo tugume kungurana ibitekerezo mu by'uru rugendo. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi igume kubagirira neza. Turabakunda cyane kandi tubasabira amahoro, imigisha ndetse n'amahirwe biva ku mwami wacu Yesu Kristo, uko bwije ndetse n'uko bukeye.